nongeye kusuza rero akari misature kuri misature official niyo rugamba igeze kuri channel wiko gukora subscribe tugwaye ikaze. Yes, wiyumvemo ikaze rwose. Umunsi tujye kureba izina Ange. Izina Ange icyongereza angel. Yes, rero izina ryiza cyane, ni izina ryiza cyane rihabwa umwana w'umukobwa. Yes, twarababwiye duti tuzatuvuga ku mazina, tuvuge ku iterambere, tuvuge ku rukundo, tuvuge kumenya rusange. Yes, no YouTube channel rwose ni buri mushya tugwaye ikaze. Reka dutangire rero n'iri zina Ange. Ese waba witwa Ange cyangwa se hari umuntu witwa Ange? Nicyo gihe rero ukurikire iyi video. The meaning and character of the name Ange. Aha rero ni igisobanuro ndetse n'ibiranga izina Ange. The name Ange means messenger or messenger of God. Iri zina rero Ange bivuga intumwa cyangwa se intumwa y'Imana. Yes. It comes from Greek word angelus. Rikaba rero rituruka ku ijambo ry'ikigiriki rivuga riti angelus, ryitwa angelus, which means messenger, bivuze intumwa. Angels are often seen as spiritual beings who protect and guide people. Yesu ubusanzwe ni abamarayika. Abamarayika rero bazi n'imyuka. Yes, myuka rwose Imana yarishyiriyeho. Yes, hanyuma rero imyuka ibishinzwe kuba yarinda abantu, aribo tuzi nk'abamarayika. Iyo myuka tukaba tuyizi nko abamarayika. Yes, rero no iri angelus rigenda rifata icyo gisobanuro. Reka turebe rero bimwe mu biranga izina Ange cyangwa se angel. Ni bihe bintu biranga izina Ange? Nicyo gihe rero ngo nawe umenye uti uri umuntu yitwa Ange arangwa n'ibi bintu bigiye bitandukanye. People named Ange often have wonderful qualities. Rero ahanganga abantu bitwa iri zina bagira imyitwarire igiye itangaje. Ari nayo mpamvu rero navuze ni reka iyi myitwarire nayo tuba twayire. Baratubwira bati rero ikintu cya mbere kiranga umuntu witwa Ange, imyitwarire. Imwe mu myitwarire iranga umuntu witwa Ange ni iyi ikurikira: kind hearted. Uyu muntu aba afite icyitwa umutima mwiza cyane. Yes, abantu bitwa Ange ngo bagira umutima mwiza cyane. Baratubwira bati they care deeply about others. Ahangaha bita ku bandi bya nyabyo. Handi ashobora kubona uri mu kibazo akaba yagufasha rwose, akaba ataguterera. Barakubwira bati for example, urugero, imagine a friend who always notices when someone is lonely and invites them to join in. That's kind hearted. Yes, ashobora kukubona rero, ashobora kukubona, yes, uri inshuti. Yes, ushaka kubona uri ahantu runaka uri wenyine akavuga ati uriya muntu nawe nshaka kaguma kwigunga, kaguma kuba wenyine. Ushaka ufite ikibazo runaka akavuga ati ntabwo nakifuza ko uriya muntu ahora ari wenyine. Handi rero aza, hanyuma rero akaba yasabana nawe, niba n'ibibazo wari urimo ukaba wabyibagirwa. Mbese bakunda abantu bishimye. Niyo mpamvu bavuga bati aba Ange bagira umutima mwiza cyane, kuko ntabwo yishimira kubona umuntu ari wenyine cyangwa abona uri ahantu wenyine urababaye nturi kuvuga oya, mu gihe abandi bari ku rundi ruhande bishimye. Wewe harana rero kuza gusanganira kugira ngo amenye ikibazo kiri agufashe mu mwabikemura. Yes, ibyo nibyo bimushimisha rero. Urumva rero ikintu cya mbere ngo bagira umutima mwiza cyane. Ikindi kintu rero cyitwa compassionate. Compassionate ahangaha rero yumva ibyumviro by'abandi. Yes, ushobora kuba ubabaye rwose nawe akamenya ukuntu kuba barabimera. Mbese niyumve ko ari ibintu bisanzwe. Niba wababaye wewe naze aseka oya, akavuga ati umuntu yababaye ahubwo agashaka icyatuma unezerwa. Baratubwira bati they understand others feeling and they want to help. Mbese yumva ibyumviro by'undi. Niba unishimye nawe rwose, yes, biramunezeza, nawe anezezwa kuba akubona wishimye. Niba unababaye nawe bimubabaze, mbese ahubwo ashaka ikintu yaba yagufasha kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwagenda neza cyane. Uwo ni umuntu witwa rero Ange. Like someone who listens patiently when a friend is sad and offers comforting word. Angari ngwa muntu patanzuvye ni wibaze kuba ushobora kubabaye hanyuma rakaza kakumva yihaganya gatuza kakumva, hanyuma rero akaguha amagambo yayandi afite imbaraga cyane. Yes, ya magambo ari kugufashe akakubwira ati humura bizarangira, humura wigira ikibazo, mbese ukumva nawe ugaruye ibyishimo. Yes, rero n'iki nicyo kimwe mu bintu biranga abantu bitwa ba
ange. Ikindi kintu rero bakita protective. Abantu bitwa rero ba ange mbese n'umurinzi. Yes, n'umurinzi. They look out for people. They look out for people they care about. Mbese ahangaha arinda wa muntu yitaho, wa muntu rwose yitaho, aba akuri hafi kugira ngo kurinde ikibi. Mbese niba ushobora kuba ugiye mu bintu biba byakuzana ingaruka mbi, akaba uwa mbere mu kugira inama ati sigaho ibintu si byiza. Yes, rero abangaba ngo ba ange baba ari abarinzi. Yes, nk'urugero, think of siblings who always stands up for their younger brothers or sisters. Nk'urugero rero ni kwa kundi ushobora kuba wibereye mu rugo rwose, cyangwa se ubona abana bari mu rugo, hanyuma ukabona abana bashaka ibintu byo kugira iki, bashaka kwanduranya bakora ibindi bintu byatuma bajya bibashyira mu kaga, ariko ugasanga uyu ange avuga ati musigeho ibyo bintu murimo si byiza. Mbese we ahita amenya ko biri buteze ikibazo mbere. Urumva rero rwose n'abarinzi, mbese baharanira kubona abandi bari mu buzima bw'amahoro. Uyu nguyu niwe witwa rero ange. Ikindi kintu rero ni iki, calm and peaceful. Mbese ni abantu baba batuje kandi b'abanyamahoro. Yes, mbese barakubwira bati they stay cool even in a stressful moment. Mbese kabone naho yaba ari mu bihe bikomeye, ugasanga umunsi we niwagenze neza, ariko we arakomeza agatuza na ya mahoro ye, ntatume ahungabana, ahubwo agakomeza yibere muri wa mutuzo wiwe, ndetse anituje niba hari n'ibintu byamushimisha agakomeza akaba yanezerwa. Yes, barakubwira bati picture a student who stays calm during exam and helps classmates feel less nervous. Ahangaha rero batanze nk'urugero, ibaze nk'umunyeshuri rero ashobora kuba ari muri exam. Uyu ange ashobora kuba ari muri exam rwose, abanyeshuri bavugaga ibintu birakomeye, ikizamini kirakomeye, ariko we agatuza rwose, bakaba banamwigiraho na bwabwo bari bafite bwashira. Mbese bo situation n'igi bakanga, baba biturije rwose, bagenda ikintu cyose bagikemura mu buryo butuje, aho kugira ngo yumve ko ibintu byakaze. Ikindi kintu rero cyitwa loyal and trustful. Yes, loyal and trustworthy. Ahangaha bishatse kuvuga iki? Ahangaha they stick by their friends and keep secrets safe. Mbese ahangaha ni babantu biyubaha. Yes, babantu biyubaha kandi bo kwizerwa, bariyubaha kandi bakaba ari abantu bo kuba bakizerwa. Mbese umuhaye ibanga araribika rwose, ntabwo yagutamaza ngo agende arivuge ahandi. Ikindi kintu aba ange nuko ari kwizerwa. Niba guhaye isezerano rwose, isezerano guhaye agomba kuba yazarisohoza. Yes, mbese nuko ati njyewe nzagukora iki kintu abazakigukorera koko. Yes, kandi mu buryo bwiza, ari ikintu cyiza. Nk'urugero, for example, a friend who you can always count on to be honest or supportive. Yes, mbese ahangaha wewe ibikorwa ukora byonyine uhita ubona ko rwose ari umuntu w'inyangamugayo, uhita ubona ko ari umuntu ufasha abandi, uhita ubona ko ari umuntu rwose w'ingirakamaro, wamukene mu buzima. Hahandi rwose ushobora no kugenda akaba yaguha ubujyanama, akaba yaguha ubufasha mu gihe ufite ibibazo runaka, kuko n'umwizerwa. Yes, aba rero bitwa ba ange. Ikindi kintu rero wamenya ni ikihe, nuko bari creative. Aba bantu rero bitwa ba ange ni abantu bagira udushya. Yes, mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yes, hano bakubwira ati many angels enjoy expressing themselves through art. Mbese abangaba banezerwa n'ibijyanye n'ubugeni. Yes, akenshi by'umwihariko nko mu muziki, stories that inspired us, akaba yakubwira inkuru yakubaka. Hahandi akubwira ati reka mubwire ino nkuru, iyo nkuru rero mu gihe uri kuyumva rwose iyo nkuru ikaba irimo irakubaka. Ikindi nyine mu bijyanye n'umuziki, bakunda no kwiyumvira umuziki. Yes, kuko bakunze gukuramo ubutumwa bwabagira umumaro. Yes, rero ikindi kuba ibiganiro bye ari ibiganiro nine by'inspiring, bya biganiro bigumotive, biguha morale, biguha imbaraga zo kuba wakora ikintu runaka. Ni hahandi ushobora kuba ujya ngutanya umushinga runaka, ugasanga abaye umwe mu bantu ba mbere baguhaye icyizere kugira ati komereza ibi bintu uzabikora. Yes, rero ikindi kintu wamenya kuri aya mazina y'aba ange cyangwa se bitwa marayika, abantu bitwa angel, nuko aya mazina akunzwe. Yes, arakunzwe cyane. Angel is a popular. Mbese iri zina rirakunzwe cyane ku rwego rw'isi, ku isi hose, and sex name used all over
the world. Mbese ni izina rusange rikoreshwa ahantu henshi cyane, especially in places like the USA, by'umwihariko nko muri Amerika, Latin America ndetse no muri za Philippines. Yes, iri zina rero rirakoreshwa cyane. Yes, ni izina rero ryiza cyane. Nizere ko ari ikintu rero umenye ku izina rya Ange. Icyo nakubwira ni kimwe gusa, nawe niba rwose ari umuntu uzi witwa Ange cyangwa se nawe witwa Ange, nizere ko ari ikintu umenye, reka mbimenye muri comment, cyangwa se niba nawe hari izina ushaka twazavugaho rwose, reka duhure muri comment hanyuma rero iryo zina nze ndisoma nawe tuzaguhereho ubutaha. Ndabakunda cyane, mugire cyiza, ciao ciao.